Muvandimwe wanjye, mushiki wanjye, mwene data, wowe uduteze amatwi, ndagushuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Umwanya tugezemo ni umwanya wo kwigira hamwe ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato nk'uko bisanzwe. Tugeze ku cyigisho cya 8 kitubwira ngo umudendezo wo guhitamo urukundo n'ububasha bw'Imana. Muvandimwe wanjye, reka mbwire ko uri kumwe na Nzayirambaho Oze, nguhaye ikaze muri iyi gahunda, kandi mwebwe mwese abadukurikiye kuri YouTube channel ya Asayora Nyarugenge, yaba abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, tubahaye ikaze. Kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mujye mutwandikira hasi muri comment, muduhe ibitekerezo byanyu, yaba abunganira, ababaza, kandi nimba ibyo tubagezeho mwana bikunze, muduhe like. Icyigisho cya 8 rero gifite icyo kwibukwa kivuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye, mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana 16:33. Reka dusenge. Uwera nyir'ibihe byose, tugushimiye aya mahirwe uduhaye, tugiye kubumbura ijambo ryawe turi abanyabyaha, duciye bugufi kugira ngo uduhe kuvugana nawe, kandi twemere kumvira ijwi ryawe rivugana natwe, kubwa Yesu umwami wacu. Nshuti, muvandimwe, mushiki wanjye ukurikiye YouTube channel ya Asayora Nyarugenge, reka nkwibutse yuko icyigisho cy'icyumweru cyari gishingiye muri Luka igice cyaho cya 13 ku murongo wa 34, ndetse n'andi masomo menshi nk'Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11, ndetse na Yohana igice cya 6 ku murongo wa 33. Ku isabato nimugoroba rero, hano mu by'ukuri abantu batekereza yuko Imana ariyo igena ibintu byose uko bizabaho. Ni ukuri koko, turavuga ngo Imana ni umugenga w'amateka, Imana niyo igena uko ibintu byose bizagenda muri iyi si. Nyamara se nubwo Imana ari umugenga wa byose, Imana ikaba umugenga w'amateka, Imana ikaba ishobora byose, Imana yaba ariyo ijya igena umuntu runaka nimba azarimbuka cyangwa se undi agakira? Imana yaba ariyo igena nimba bamwe bazahabwa ubugingo buhoraho abandi ntibabuhabwe? Imana yaba ariyo igena yuko cyangwa se igategeka ko ibyago byose bigera kuri iyi si bibaho? Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki cyigisho cya 8. Hano ku isabato nimugoroba baratubwiye bati, ububasha bw'Imana ni imvugo ikoreshwa mu gusobanura igikorwa cy'Imana mu isi. Uburyo dutekereza ububasha bw'Imana bigira icyo bihindura kinini ku buryo tubana nayo, n'uburyo tubana n'abandi, ndetse n'uburyo dutekereza ku kibazo cy'ikibi giterwa n'icyaha. Abakristo basobanukiwe ububasha bw'Imana mu buryo butandukanye. Bamwe bizera ko Imana ikoresha ububasha bwayo mu buryo igena ibibaho byose kugira ngo bibe nk'uko biri, yemwe ndetse inahitamo uzakizwa n'uzarimbuka. Muri ubwo buryo, abantu ntabwo baba bafite guhitamo uko bashaka, ahubwo bakurikiza ibyo Imana yategetse. Mu by'ukuri, abantu bizera ibyo bashobora kujya impaka bakavuga ko n'ibyifuzo by'abantu nabyo bigenwa n'Imana. Ibiramambu, ibihamya bikomeye dusanga muri Bibiliya bigaragaza yuko Imana itagena buri kintu cyose kibaho, ahubwo iha abantu umudendezo wo guhitamo, ndetse ku rwego rwo kuba nabo abamarayika bashobora guhitamo ibinyuranye n'ubushake bwayo, ngo ndetse n'abamarayika bashobora guhitamo ibinyuranije n'ubushake bw'Imana. Amateka yo gucumura kwa muntu, icyaha ndetse n'ikibi, ni ubusobanuro buteye ubwoba kandi bubabaje bugaragaza ingaruka zo gukoresha nabi uwo mudendezo wo guhitamo.
Mu by'ukuri hano Imana ntabwo ari igena uko ibintu byose bizabaho kuri iyi si. Mu by'ukuri nubwo hari ibyo igena uko bizagenda, nubwo hari ibintu byinshi bibaho ku bushake bw'Imana, ku bw'imbaraga zayo, dukwiye kuzirikana yuko hari n'ibindi bibaho bitewe n'amahitamo ya mwene muntu. Akenshi ibibi byose tubigereka ku Mana, ariko siko biri, ahubwo hari n'ibibaho bitewe n'amahitamo ya mwene muntu. Inama y'agakiza yabayeho kugira ngo ishake umuti w'ikibazo cyatewe no gukoresha nabi umudendezo wo guhitamo. Hari impande ebyiri, hari uruhande rw'Imana, hari n'uruhande rw'umudendezo w'umutimanama w'umuntu. Ibyo ni byo bigena ibintu bibaho kuri ino si yacu. Muvandimwe wacu, mushiki wacu, unyemerere twerekere ku ngingo yo kuwa mbere itubwira ngo Imana yacu umugenga wa byose. Mu by'ukuri Imana ni koko ni umugenga w'ibibaho byose, ariko se Imana yaba ari yo igena yuko abantu tubabara? Imana yaba ari yo igena yuko rimwe na rimwe abantu bahura n'ibibazo abandi ntibahure nabyo? Umwe mu bahungu bato cyane yari afite ikibazo, ubwo yari umunyeshuri, maze aza kubaza pasitoro ati, nimba Imana kuko ari umugenga wa byose, igihe imbwa yanjye yapfaga yaba ari yo yabigennye? Mu by'ukuri pasitoro yaramushubije yuko hari igihe Imana yemera ko ibintu bibaho kugira ngo bidutegurire ibindi bikomeye, cyangwa se ibindi birushije kubaho bibi twenda kwinjiramo. Umwana yaravuze ati, yaje gutangara muri ubwo buryo, ati Imana yemeye ko imbwa yanjye ipfa kugira ngo igihe nyogokuru wanjye azapfa nzarusheho gukomera. Rero hano baratubwiye ngo, urumva mu by'ukuri ni ikibazo umwana yibazaga. Rimwe na rimwe abantu bibwira ko buri kintu cyose kibaho nk'uko Imana ibishaka. Rimwe na rimwe abantu bibwira ko buri kintu cyose kiba mu isi kiba hakurikijwe ubushake bw'Imana. N'ubundi Imana ishobora byose, ni ukuri rwose, icyo ntawe ugishidikanyaho. None se ni gute ikintu Imana idashaka ko kibaho gishobora kubaho? Ni ikibazo, kandi ishoboye byose. Abantu bakomeza bibwira yuko ikibaho cyose uko cyaba kibi kose kibaho ku bw'ubushake bw'Imana. Uko niko iyobokamana ryigisha. Iyo dusomye Yesaya 30 ku murongo wa 15 n'uwa 18, munyemerere tuhasome twihuse. Yesaya 35, mu gihe kandi nateguraga icyigisho mumbabarire, ariko byose ndakeka ari kimwe, nakoresheje Bibiliya ingeri y'ijambo ry'Imana, ariko byose yaba Bibiliya yera yaba Bibiliya ijambo ry'Imana, ndizera biratuma tubasha gusobanukirwa n'umugambi w'Imana. Ku murongo wa 15 haranditswe hati, Nyagasani uhoraho umuziranenge wa Isiraheli aravuze ati, nimungarukira mukihana muzakizwa, nimutuza mukanyumvira muzagira imbaraga, nyamara nimubishaka. Hano baratugaragariza rwose yuko abantu bafite ibikorwa binyuranije n'ubushake bw'Imana. Ku murongo wa 18 ati, uhoraho yiyemeje kubagirira imbabazi, yiyemeje kandi kubagirira impuhwe, kuko uhoraho ni Imana itabera, hahirwa abamwizera bose, nyamara bose siko babikora. Yesaya 66 ku murongo wa 4 naho hagaragaza uburyo n'ubundi hari ibintu bibaho mu by'ukuri Imana atari ko yabyifuje cyane. Ahangaha batugaragarizaga ibintu Abisiraheli bagiye bamo byo kutumvira Imana, nyamara Imana itarabyifuzaga. Ndetse no muri Zaburi ya 81 ku murongo wa 12 n'uwa 15, Uwiteka hano hatugaragariza ko yavuze ngo, ubwoko bwanjye nibwumviye ijwi ryanjye, Abisiraheli bagenderaga mu nzira zanjye, natsindaga ababisha babo vuba. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko babikoze. Iyo baza kumvira Uwiteka nk'uko yabyifuzaga, Uwiteka yari gutsinda ababisha babo, ariko siko byagenze. Ndetse na Luka 13 ku murongo wa 34 tubona Yesu
aririra Yerusalemu avuga ati, Yerusalemu wica abahanuzi, Yerusalemu wica abagutumweho, Yerusalemu wica abakuburira, ni kangahe ishaka kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abana bayo, inkoko ibundikira abana bayo, nyamara ntabwo wanyumviye. Mu by'ukuri n'iri somo naryo ritugaragariza yuko Yerusalemu yakoze ibinyuranije n'ubushake bw'Imana. Mu gihe abantu benshi bizera ko buri gihe Imana iba igomba kubona ibyo ishaka, Bibiliya itubwira ibinyuranye n'ibyo. Inshuro nyinshi ibyanditswe byera biduha ingero nyinshi z'ibyifuzo by'Imana bitagezweho. Ni ukuvuga ko akenshi ibibaho biba bihabanye n'iby'Imana ishaka ko bibaho. Hari ingero nyinshi zigaragaza ko Imana ivuga ko ibibaho biba bihabanye n'ibyo yifuza. Twabonye amasomo menshi rwose agaragaza iby'Imana yifuzaga ku Bisiraheli, nyamara bo bagakora ibinyuranye nabyo. Imana yifuzaga umusaruro uturuka mu bwoko bwayo, ariko igitangaje, ubwoko bwayo bwahisemo gukora ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Imana ubwayo iravuga ati, maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye. Iyaba Abisiraheli bagenderaga mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo bakoze, nubwo ari byo Uwiteka yabifuzagaho. Muvandimwe, reka tugere ku ngingo yo kuwa kabiri tubwira ngo Imana ishobora byose. Ni koko ishobora byose, ariko se watangazwa no kumva n'ubwo Imana ishobora byose hari ibintu Imana idashobora gukora? Birashoboka cyane rwose pe, turaza kubibona. Mu by'ukuri ibikorwa bitagaragaza neza kamere y'Imana, ibikorwa bizagaragaza ishusho y'Imana nabi, bene ibyo bikorwa Imana ntago ishobora kubikora. Mbese bisa nk'aho itashobora kubikora rwose, twavuga ngo ntabwo ibishoboye, kuko wenda turabibona nk'aho muri Timoteyo havuga ngo Imana itabasha kwivuguruza. Nko kwivuguruza ni igikorwa Imana idashobora gukora. Imana ntabwo ishobora kubeshya. Ni ukuvuga ngo rero nibyo tugiye kurebera hano baravuze ngo mu byanditswe byera byose hagaragazwa imbaraga y'Imana itangaje. Muri Bibiliya handitswe inkuru zitabarika zivuga iby'ububasha bw'Imana ndetse n'ibikorwa by'ibitangaza byayo. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari ibintu byinshi bibaho Imana idashaka ko bibaho. Iyo dusomye amasomo menshi nko mu Byahishuwe 11 ku murongo wa 17, tubona abakuru 24 bikubita imbere y'Imana bakayiramya bavuga ngo ushobora byose. Ndetse iyo dusomye no muri Matayo igice cyaho cya 19 ku murongo wa 26, tubona ubwo Yesu yari amaze kubwira abigishwa be ko kuba abakire bakinjira mu bwami bw'Imana icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge, maze bakamubaza ati, nimba bimeze bityo abazakizwa ni bande? Yesu yarabashubije ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Mu by'ukuri aya masomo aratugaragariza ko Imana ishobora byose. Mu nyemerere turebere hamwe Yeremiya igice cyaho cya 32 umurongo wa 17 kugeza ku wa 20. Baranditse bati, Nyagasani Uhoraho waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye, nta kintu na kimwe cyakunanira. Wagaragarije abantu benshi ko ubakunda, nyamara uhana abana ubaziza ibicumuro by'ababyeyi babo. Ni wowe Mana ikomeye kandi ishobora byose, Uhoraho Nyiringabo niryo zina ryawe. Imigambi yawe irakomeye n'ibyo ukora biratangaje. Wita ku migenzereze yose y'abantu maze ukabahemba ukurikije imyifatire yabo n'ibikorwa byabo. Kera wakoreye ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Misiri, ndetse no muri iki gihe uracyabikora, haba mu Bisiraheli cyangwa mu mahanga yose. Ibyo byatumye uba ikirangirire kugeza n'ubu. Hano umuhanuzi w'Imana Yeremiya arasubiramo gukomera kw'Imana kubw'ibitangaza yakoze, mbega agaragaza ko Imana ishobora byose. Iyo mirongo dusomye haruguru ndetse n'iyindi myinshi yigisha ko Imana ishobora byose kandi ikaba ibeshejeho isi kubw'ububasha bwayo.
mu by'ukuri ibyahishuwe bisubiramo inshuro zitari nke ko Imana ari umwami ishobora byose. Ngira ngo ahambere twahavuzeho ni mu byahishuwe 11 ku murongo wa 17, aho abakuru 24 basubiyemo ko Uwiteka ashobora byose, ndetse tubona no mu byahishuwe 16 ku murongo wa 14 aho ngo imyuka itatu isa n'ibikeri, iyi wenda ntabwo turayivugaho bitewe n'uko atari umwanya wabyo, ariko iyo myuka itatu isa n'ibikeri yahuririje abantu kujya mu munsi w'intambara, umunsi wa Harimagedoni, ni ukuvuga ngo umunsi w'Imana ishobora byose. Ndetse tubona n'andi masomo menshi ari mu byahishuwe, yaba ibyashuwe 19 ku murongo wa 15, ubwo Kristo yazaga inkota ye ivuye mu kanwa igatsinda amahanga. Ngira ngo bamuvuze Kristo, bavuga Imana nk'ishobora byose. Ndetse no mu byahishuwe 21 ku murongo wa 22 Yohana yerekwa ibyo mu ijuru ko nta rusengero ruhari, yongeye kuvugwa yatura ko Imana ishobora byose. Hano baravuze ngo kandi iryo jambo risobanura utegeka ibintu byose, rivuze nyir'ububasha bwose. Kuba Imana ari nyir'ububasha bwose ntabwo bigaragarira mu magambo gusa, ahubwo bigaragarira no mu ngero nyinshi zitangaje, aho Imana ikoresha ububasha bwayo igatabara abantu bayo cyangwa igahagarika ibyari bigiye kuba mu isi mu buryo bw'igitangaza. Nyamara kuvuga ko Imana ari inyabubasha bwose ntibivuze ko ishobora gukora icyo ari cyo cyose. Ibyanditswe byera byigisha ko hari ibintu Imana idashobora gukora. Mu by'ukuri bya bindi n'ubundi twabonye haruguru twavuze tugitangira. Urugero, Timoteyo wa 2 igice cya 2 ku murongo wa 13, Imana ntabwo ibasha kwivuguruza rwose, ibyo ntabwo ibishoboye. Ikindi, uko bigaragara abakristo benshi bemera ko Imana ari nyir'ububasha bwose, ishobora byose. Bisobanuye ko Imana ishobora gukora buri kintu cyose kitayivuguruza, ni ukuvuga ikintu cyose kiri mu kuri kandi kijyanye na kamere yayo. Kuba hari ibintu bimwe na bimwe bidashobokera Imana kubera ko biba bivuguruza imiterere yayo, bigaragarira mu isengesho Kristo yasenze ubwo yaregetse Imana. Ngira ngo nk'uko tubibona muri Matayo 26 ku murongo wa 39, ubwo Yesu yasengaga ati niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kubwo ushaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Mu by'ukuri hano Imana yashoboraga gukiza Kristo, mu by'ukuri ntabwo yabikoze, ariko kubera ko kuvana Yesu ku musaraba byari kuba binyuranyije n'igikorwa Imana yifuza cyo gutabara mwene muntu, ikamuvana mu cyaha. Kuko iyo ibikora mu by'ukuri umuntu yari kuguma mu cyaha, yari kuzimirira mu cyaha. Rero icyo gikorwa Imana ntabwo yagikoze kubera ko cyari kuba mu by'ukuri gitandukanye n'ishusho y'Imana, ishusho y'Imana y'urukundo, Imana yitangira ibiremwa byayo. Mu by'ukuri Imana Data yari ifite ububasha bwose bwo gukiza Yesu n'ababarire ku musaraba, ariko ntiyari kubikora mu gihe Yesu yari mu gikorwa cyo gukiza abanyabyaha. Hagombaga gukorwa igikorwa kimwe, ntago ibyo bikorwa byombi byagombaga gukorera kimwe. Ni ukuvuga ngo gukira k'umuntu cyangwa se kubabazwa kwa Yesu, ibyo byose ntabwo byagombaga gukorerwa rimwe, hagombaga gukorerwa rimwe. Dusoza kuri iyi ngingo, ikindi tuzirikana ni uko batubwiye yuko buriya Imana ngo yifuza ko abantu bose bakizwa. Petero yarabyanditse mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 3 ku murongo wa 9, we yavuze ati Imana itwihanganira itashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Rero mu by'ukuri ahangaha naho hagaragaza ko Imana yifuza ko abantu bose bakizwa, nyamara ntabwo bigerwaho kuko bose ntabwo bazakizwa. Reka twihute tugere ku ngingo yo ku wa 3 itubwira ngo gukunda Imana. Gukunda Imana nabyo birazamo amahitamo
yacu. Mu by'ukuri Imana ntabwo ishobora kuduhatira kuyikunda, birasaba umudendezo wacu wo kwemera gukunda Imana. Iyo dusomye muri Matayo 22 ku murongo wa 37 nk'uko byari byaranavuzwe mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6 ku murongo wa 4 ndetse n'uwa 5, baravuze ngo ukunde uyishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose. Nyamara nubwo bimeze gutya ari itegeko ry'Imana, ni amahitamo yacu guhitamo kuyikunda cyangwa kubyanga. Hano baravuze ngo itegeko riruta ayandi rivuga gukunda Imana, ritanga igihamya cy'uko Imana ishaka ko buri muntu ayikunda. Nyamara siko buri wese akunda Imana. Kubera iki? Mbese Imana ntishobora gutuma buri wese ayikunda? Nyamara ntabwo yabikora, kuko Imana itatugize nka robo kugira ngo tube turi imashini zitegetswe gukunda Imana gusa, turi nka robo zikoreshwa na telekomande, tukaba dufite porogaramu idusetinzemo idutera gukunda Imana. Rero ibyo ntabwo ari byo Imana yifuza. None se kubera iki Imana itagira uwo ihatira kuyikunda? Nanone kandi niyo mpamvu gukunda no gukundwa bigomba gukorwa kubw'ubushake bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo impamvu Imana itaturemyemo kugira ngo twese tube dutegetswe kuyikunda, nanone ni kubw'urukundo rwayo, kuko iyo bigenda gutyo aho ngaho nta rukundo rwari kuba ruhari. Ngira ngo nanone iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 6 ku murongo wa 17 ndetse n'uwa 18, na Tito igice cya 1 ku murongo wa 12, iyi mirongo yose itwerekeza kuba Imana isohoza icyo yavuze. Imana mu by'ukuri ntabwo ijya ibeshya rwose. Hano baravuze ngo ibivugwa mu Kubara 23:19, Imana si umuntu ngo ibeshye, Imana ntiyigera ibeshya. Buri gihe Imana isohoza icyo yavuze, kandi ntabwo ijya yica isezerano nk'uko ayo masomo tumaze kubivuga abigaragaza. Uko bigaragara, iyo Imana itanze isezerano cyangwa iyo yiyemeje gukora ikintu runaka, icyo ikurikizaho ni ugusohoza iryo sezerano. Amen rwose. Ibyo bivuze yuko iyo Imana ihaye abantu umudendezo wo guhitamo, ariko abantu bakihitiramo gukora ibihabanye n'ubushake bwayo, icyo gihe Imana ntabwo iba irebwa n'amahitamo y'abantu. Niba Imana yariyemeje guha abantu umudendezo wo guhitamo, abantu bafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa uwo mudendezo mu buryo bubangamira icyifuzo cy'Imana. Yego, birashoboka cyane. Abantu bashobora kubangamira icyifuzo cy'Imana bakoresheje umudendezo wabo guhitamo nabi. Igiteje akaga, abantu benshi bashyira mu bikorwa umudendezo wabo wo guhitamo muri ubwo buryo, kandi bitari bikwiriye, kuko burya hari ibintu byinshi biba Imana yifuza ko bitaba, kandi tuvugishije ukuri ibyo ntibyabazwa Imana. Muvandimwe wanjye, mushiki wanjye, unyemerere tugere ku ngingo yo kuwa 4 itubwira ngo ubushake bw'Imana butavogerwa n'ubushake bw'Imana buzahura. Ni ukuvuga ngo ubushake bumwe butavogerwa babwise God's ideal, God's will. Ni ukuvuga ngo ubushake butavogerwa babwise ideal, God's will, ideal, God's will, naho ubushake buzahura babwita God's will, remedial God's will. Ni ukuvuga ngo ni ubushake bw'Imana buri remedial. Iyo dusomye mu Baefeso igice cya 1 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11, hatugaragariza yuko mu by'ukuri Imana igena abantu uko bazaba, cyangwa se igena ugutoranywa kwabo, ndetse kandi bakavuga ngo Imana ntago ijya yivuguruza, cyangwa se icyo Imana yashatse kiraba. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yifuza kugerwaho biraba. Rero mu by'ukuri hano baravuze ngo ijambo ry'Ikigiriki ryasobanuwe nk'igeno. Ahangaha n'ahandi hose mu byanditswe byera
ni porohorizo. Iryo jambo ubwaryo ntiryigisha ko mu busanzwe Imana igena amateka, ahubwo iryo jambo ry'ikigiriki risobanuye gufata umwanzuro mbere y'igihe. Rero nibyo bagiye gusobanura hano. Mu by'ukuri umuntu ashobora gutekereza yuko Imana hari ukuntu igenda ikagena abazarimbuka, abandi ikabagenera ubugingo buhoraho, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, ahubwo hano turaza kubibona ko bishingiye ku kumenya amahitamo y'abantu, n'ubundi Imana ikamenya uko abantu bazakoresha wa mudendezo, kuko Imana imenyera itangiriro mu iherezo. Mu by'ukuri umuntu ashobora gufata icyemezo mbere y'igihe cyangwa agahitamo ikintu mbere y'igihe mu buryo bwubahiriza amahitamo y'abandi. Ibyanditswe byera byigisha ko Imana ikora icyo kivuzwe nyuma. Ahangaha n'ahandi hose, nk'urugero Abaroma 8:29 ku murongo wa 30, aho bavuga ngo Imana bo yamenye kera, yarabatoranyije, yarabahamagaye. Hano baravuze ngo abo yamenye kera riganisha ku mugambi w'Imana w'ahazaza, hakurikijwe iby'Imana yabonaga ko bizaba bijyanye n'amahitamo y'ibiremwa byayo, nk'uko twabivuze haruguru. Niyo mpamvu rero Imana ishobora kugena amateka ikurikije iherezo ryiza yifuriza ibiremwa byayo byose, ndetse n'ubwo iba itavogeye umudendezo wabyo. Mu by'ukuri hano ntabwo ari uko Imana ivogera umudendezo w'ibiremwa byayo wo guhitamo, ariwo ukenewe kugira ngo umuntu agirane nayo umubano mwiza ushingiye ku rukundo nyakuri. Mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 11 havuga ko Imana ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Mbese ibyo byaba bivuze ko Imana igena buri kintu kizaba ikurikije uko ishaka? Oya rwose. Mu by'ukuri ahubwo turaza kureba ubusobanuro bw'uyu murongo hepfo. Usomye ibivugwa mu Befeso igice cya mbere ku murongo wa 9 kugeza 11, nta kindi ushingiyeho byakumvikana ko wemeranya nabyo. Nyamara ubwo busobanuro bushobora kuvuguruzanya na ya masomo menshi. Angira ngo iri somo nyine rigaragaza yuko ibyo Imana ishaka bibaho, ariko ya masomo twabonye mu ngingo yabanje, ni mu ngingo yo ku wa mbere itubwira ngo Imana yacu ni umugenga wa byose. Twabonye yuko hari ibintu byinshi bibaho Imana itifuzaga ko bibaho. Rero wabona ko iri somo rivuguruzanya, kandi mu by'ukuri Bibiliya ntabwo yivuguruza, ahubwo twakibaza iri somo ryaba rishatse gusobanura iki. Hano bavuze ngo uwo murongo wakumvikana neza umuntu aramutse asobanukiwe itandukaniro riri hagati y'icyo twakwita ubushake ntavogerwa bw'Imana ndetse n'ubushake buzahura. Ni ukuvuga ngo ubushake bw'Imana ntavogerwa ni bwa bundi mu Cyongereza bavuze ngo ni buri ideal, naho ubushake buzahura bavuga ngo ni bwa bundi buri remedial. Rero ubushake ntavogerwa bw'Imana ni ibyo Imana ishaka ko bibaho, kandi bibaho iyo buri gihe buri wese akoze ibyo Imana ishaka. Ku rundi ruhande, ubushake buzahura ni ugushaka kw'Imana kwamaze gushyira mu bikorwa buri ngingo zindi, harimo n'umudendezo w'abantu wo guhitamo, ariwo na rimwe utandukana n'iby'Imana yakabaye iduhitiramo. Ngira ngo ibi ngibi nibyo bivuga muri uyu murongo wa 11, aho bavuga ngo Uwiteka ibyo ashaka nibyo bibaho. Ni ukuvuga ngo icyo Uwiteka ashatse avuga, icyo ashatse nicyo kibaho. Ibi nibyo rero badusobanuye, ni bwa bushake bw'Imana buzahura. Rero reka tugane ku ngingo yo ku wa 5 itubwira ngo Kristo yanesheje isi. Ni ukuvuga ngo mu bibaho byose muri iyi si, imibabaro yose duhura nayo, ingorane duhura nazo rimwe na rimwe Imana itifuzaga ko zibaho,
Ibyo byose rimwe na rimwe abantu tubishyira ku Mana, ariko mu by'ukuri hari impande ebyiri z'ibibaho kuri iyi si. Uruhande rumwe ni ibibaho Imana yemeye ko bibaho, urundi ruhande ni ibibaho bitewe n'uko twakoresheje umudendezo w'umutimanama wacu. Rero twe kujya dufata ibibi byose ngo tubigereke ku Mana, kuko hari ibibaho bitewe n'amahitamo yacu twakoresheje nabi. Hano baravuze ngo iyo buri kintu cyose kiza kuba gikurikije ubushake bw'Imana, nta kibi cyajyaga kuzabaho. Hari kuzabaho ibyiza gusa birangwa n'urukundo n'umushyikirano. Ariko ntibitinze isi igiye kongera kunagurwa, iba isi itunganye igengwa n'ubushake bw'Imana bukiranuka. Hagati aho Imana irashyira mu bikorwa ubushake bwayo mu buryo ishyira mu bikorwa umudendezo wo guhitamo ibiremwa byayo. Tekereza haramutse hari amarushanwa yo guteka imigati, aho abarushanwa bose basabwa gukoresha ibirungo byihariye bateka imigati, ariko bakaba bashobora kongeramo ibindi birungo ibyo ari byo byose bashaka kugira ngo bashobore kuba bateka undi mugati bashaka. Ku iherezo buri bwoko bw'umugati buzagaragazwa n'ibikoresho bimwe na bimwe uwateguye ayo marushanwa atahisemo. Ni ukuvuga ngo ibisa nk'ibyo muri uko kutavogerwa kw'amahitamo y'umuntu, kubera ko Imana yiyemeje guha agaciro umudendezo wo guhitamo kw'ibiremwa byayo, bigereranywa n'ibirungo byinshi bituma amateka y'isi atari ay'Imana ahitamo, ahubwo ari ikinyuranyo cy'iby'Imana ishaka. Nyine nk'uko bariya abantu bagiye gutegura umugati, buri wese bitewe n'ibindi birungo yiyongereyemo bashobora gutegura imigati itandukanye, ni nako uko dukoresha amahitamo yacu, umudendezo wacu mu buryo butandukanye, aribwo birangira amateka y'isi abaye anyuranyije n'icyo Imana yifuzaga. Ni muri uwo mujyo igeno ry'Imana ritabasha kuba mu cyerekezo kimwe gusa nk'aho Imana igenga ibibaho byose, ahubwo ibyo bisaba byibuze ibyerekezo bibiri. Kubirebana n'igeno ry'Imana, bimwe mu bintu byo muri iyi si bibaho kubera ko Imana yabishatse, ariko ibindi bibaho ari ingaruka cyangwa biturutse ku mahitamo y'abantu bitewe na wa mudendezo wo guhitamo wahawe abantu. Ibintu byinshi bibaho Imana idashaka ko bibaho. Hanyuma nubwo ibyo byose bibaho, ariko Yohana 16 ku murongo wa 33, Yesu ati, mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Haleluya. Hari ubwo rimwe na rimwe mu gihe cy'umubabaro cyangwa ikigeragezo, kwizera kw'abantu gushobora guhungabana, kubera ko kwizera kwabo kuba kubakiye ku byiringiro bidafashije byo kumva ko byanze bikunze Imana igomba kubarinda imibabaro n'ibigeragezo no mu mibereho yabo. Ariko Yesu atubwira ibitandukanye n'ibyo, aburira abayoboke be ko bazahura n'ibigeragezo ndetse bakananyura no mu bihe bibakomereye muri iyi si, ariko haracyariho ibyiringiro kubera ko Yesu yanesheje isi. Amen. Kuba tugerwaho n'imibabaro ndetse n'ibigeragezo ntibivuze ko ibyo ari byo Imana idushakira. Tugomba guhora tuzirikana ko iryo atari ryo herezo ry'ibintu, ahubwo tukamenya ko turi mu ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Nyamara tugomba kwiringira ko mu gihe tubona ko nta cyiza tubona, Imana yo ishobora gukura icyiza mu bibi, kandi iyo twiringiye Imana iba ishobora gukoresha imibabaro yacu kugira ngo turusheho kuyegera no gutuma tugira kwihangana no kugirira abandi impuhwe no kubitaho. Reka tugane ku ngingo isoza y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Baturangiye gusoma igitabo cya Ellen G. White cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, igice kivuga iby'Imana ari kumwe natwe, paje 13 kugeza 19. Hano baravuze ngo Imana, inama yo gucungurwa kwacu ntabwo ari igikorwa cyatunguranye. Igikorwa cyaba cyaratekerejweho nyuma yo kugwa kwa Adamu. Kwari uguhishurwa kw'ibanga ryari rihishwe uhereye kera kose. Kwari ugushyira ku mugaragaro amahame agize urufatiro rw'ingoma y'Imana uhereye kera kose. Kuva mu itangiriro, Imana na Kristo bari bazi ubwigomeke bwa Satani no kugwa k'umuntu.
bikomotse ku mbaraga z'uwo wigometse. Ntabwo byari biri muri gahunda y'Imana ngo habeho icyaha, ariko yabibonye mbere y'igihe ko bizaba, iteganya ingoboka kugira ngo ihangane n'icyo kibi. Urukundo rwayo ruhebuje yari ifitiye isi rwatumye itanga umwana wayo uwukeneye, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Icyigisho rero cyacu, muvandimwe, mushiki wanjye, wari udukurikiye kuri YouTube channel ya Asayi wa Nyarugenge, icyigisho cya 8 cyatubwiraga ngo umudendezo wo guhitamo urukundo n'ububasha bw'Imana gisoreje ahandi akwifuriza ngo ubuntu bw'Imana burusheho kubana nawe, kandi nimba ufite aho utasobanukiwe cyangwa ufite igitekerezo, uze kutwandikira hasi muri comment. Urakoze cyane, gumye kugira ibihe byiza. Njye mwari kumwe, nitwa Nzayirambaho Oze. Hanyuma mbere y'uko dusezeranaho n'ubundi, reka dusenge nk'uko twatangiye dusenga. Wera nyir'ibihe byose, tugushimiye iri jambo ryawe rwumvikanye mu matwi yacu. Turakwinginze ngo reka rwere imbuto utwifuzaho, kandi turakwinginze cyane ngo imbaraga yawe ikomeze kubana natwe, kugira ngo ibyo twize bikomeze kugira ishyikirizo mu mitima yacu, kandi Mwuka Wera byumvikanishe kubwa Yesu Umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Iyi gahunda naho ubutaha. Shalom, shalom, Maranatha.